Romeo Rapstar rap ibwami umuhomeboy Romeo Rapstar inside episode Zapclub man ni gute na challenge ni gute na gahuje na Romeo Rapstar ko Romeo Rapstar man umuntu nawe twagiye tugirana mu challenges menshi byatari kugahuza ko ndabyibuka nkikimara gukora nka interview nk'iya gatatu ya gatanu gutyo maybe Romeo twese dukikinga ku ma Instagram n'iki ntabwo twari tuziranye bya danje no kureba ibikorwa byakora sinzi nimba no yarabonaga ibikorwa nkora maybe ako byashoboka ko yari yarabyumvishe ko ba Isnova abande bose n'abahungu kandi baba bari kumwe muri za Green Ferro haruguru. So Romeo twahurije bya danje kuri Instagram man like for real so naje kumwinjira ndamubwira yo mfite this movement this and that ushobora gupolinga ukaza tukabikora no muri Zapclub ntago ari kure ya Green Ferry kuko sinzi episode nabivuzemo location yanjye iri around Green Ferry nimbuzana Green Ferry korera nanjye ni hafi aho ngaho tumusaza arambwira ati yogo nzagwamo tubikore uzashake umwanya umbwira umunsi wundi nze tubikore ndavuga ati ben that's so dope of you reka nshake time none gukubita appointment iri for uzagwemo tubikore. So umunsi wo kugwamo ngo tubikore ndabyuka show ya Romeo twagomba gutangira nk'agasasa actually ngiye nkunda gutangira amasasa gutyo y'amanywa uretse izo nakoze nijoro izo nakoze ku manywa bari agasasa like for real Romeo kuva nka saa saba abaraperi these niggas man gusa kuva nka saa saba Romeo yangezeho nka saa 9 actually yangezeho nka saa 9 nyumutegereje ariko ntabwo zari impamvu z'uko muri iyo minsi sinzi no muri ayo masaha harimo hanyuraho amakonvoyi menshi cyane ya His Excellence urumva bagendaga babahagarikira nk'ano ugasanga hariya babahagaritse man agenda kwama ko yari arimo araturuka ahantu kure byatari nanjye bisaba ko mutegereza kigwamo nawe bitewe n'uko amasaha yari yadufashe twatinze kandi dufite izindi staff nyinshi tugomba gukora nta bintu byinshi Romeo we twahise twigira kuri mic turakora ibindi bintu byose twabiganiraga kuri microphone kabisa gusa dusoje nabwo yari afite gahunda hari album barimo bakora guess ko bari bana dropinzeho video imwe we na Pogatsa na maybe for real. So urumva rero yari ari mu kazi kenshi hano kuri studio yabo ya Green Ferry itobotse show tuyirangije habayeho kuganira gakeya durakikinga nk'umuhungu tuhita twimanukira turagenda na musaza nawe ajya kuri house akomeza staff ze nanjye mitangaruka no ku exporting ashizange no kuzibika kugira ngo nzahite nkora amakati n'iki bitunganye fresh kugira ngo body bagereho imeze neza kuri screen yawe ibone imeze neza kuri tablet yawe ibone football iryoshye imeze fresh nka kuri byagenze. Nanashimira Romeo Rapstar man for real yakoze akazi ka danje kuri show hano kuri Zapclub ni tafari yongiyeho kubyo ndi kubaka man kubyo ndi kubaka nababwiye uretse nibi tuzazana n'ibindi bitari ibi ntago twari twaza man iyi ni nk'imirabyo man nkuba ntago zari zarasa man like for real. So thank you so much Romeo Rapstar.